Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amazina yanjye uwo muriho mwumva muri kuvugana nitwa Rubare Elia, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nejejwe no kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndi umugabo wubatse, mfite umudamu n'abana batatu. Turashima Imana ko iturinze kandi turayishima ko tugiriye neza. Namwe mudukurikiye turagira ngo tubifurize umwaka mushya wa 2020, Uwiteka azabahema imigisha yose kandi azawubanezezemo mu izina rya Yesu. Turi hano rero kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ari ibiryo bishobora kudutunga mu buryo bwo mu mwuka. Kandi mu ijambo ry'Imana niho tumenyera Imana. Ntabwo dushobora kumenya Imana tutayimenyeye mu ijambo ryayo, kuko ijambo ryayo niho yihishuriye mu kanwa k'umwana wayo. Mu Baheburayo haravuga ngo kera yavuganiraga n'abantu bayo mu kanwa k'abahanuzi, ariko ngo uyu munsi muri ibihe bya nyuma, mu bihe by'imperuka, iravuganira n'abantu bayo mu kanwa k'umwana wayo. Akanwa k'umwana wayo ni Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo niwe jambo. Niyo mpamvu rero iyo turi mu ijambo ry'Imana tuba dushaka kumenya Imana, kandi ni byiza ko umuntu amenya Imana akavuga Imana yamenye. Ngire ngo nkwibutse ko kuvuga Imana bitandukanye no kuyimenya. Ni ngombwa ko tubanza tukamenya Imana, hanyuma twarangiza tukayivuga, ariko tukavuga Imana tuzi. Urakoze gukurikirana iri jambo ry'Imana, kandi nizeye neza ko rizagufasha rikakuvana mu rwego rikakugeza mu rundi rwego 2020. Ibyo nibyo nkwifurije mu izina rya Yesu. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana uyu munsi yatugeneye kugira ngo turye, kandi turahaga ndabizi. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi, mu bahanuzi bakuru witwa Yeremiya, ibice 29 umurongo wa 11, hanyuma twumve icyo Imana ivuga. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga. Kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe. Nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanirije, niko Uwiteka avuga. Kandi nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri imbohe. Amen. Turongera dusome ijambo ry'Imana riboneka mu Kubara, mu gitabo cya Mose, mu bitabo 5 bya Mose, igitabo cyitwa Kubara, ibice 23 umurongo wa 19. Igitabo cya Mose cyitwa Kubara, ibice 23 umurongo wa 19, haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turongera dusome mu bahanuzi batoya, umuhanuzi witwa Habakuki, hanyuma twumve naho icyo ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma niturangiza turareba icyo ijambo ry'Imana rishaka kutubwira. Habakuki ibice ni 2, umurongo ni uwa 3. Habakuki ibice 2 umurongo wa 13 haravuga ngo kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho, kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze kuza ko bizaza, ntibizahera. Amen.
turarangiriza mu buryo bwo gusoma, ahandi aho umwuka tuyobora turahavuga mu mutwe, ariko mu buryo bwo gusoma reka turangirize mu rwa mbere rwa Samweli. Hanyuma ibice ni bibiri, umurongo ni uwa 30. Haranditse ngo, nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti, ni ukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose, ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Umva ye, iminsi izaza nzakuvutsa amaboko wowe n'urugo rwa so, he kugira uwo muri mwe uzagera mu zabukuru, kandi mu byiza Imana izaha Abisirayeli byose wowe uzabonera umubabaro mu nzu yanjye. Nta n'umwe wo mu nzu yawe uzagera mu zabukuru iteka ryose, niko ijambo ry'Imana rivuze. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Tugiye rero kureba aya magambo tuyahuze, hanyuma turebe icyo Imana ivugana natwe. Dusomye amagambo ahantu hatandukanye, ariko ibyanditswe byera byose byabereyeho kutwigisha. Niyo mpamvu bikwiriye ko aya magambo duhishurirwa n'iki Imana ishaka kuvugana natwe, ko itubwiye amagambo anyuranye y'abantu bahumekewe n'umwuka w'Imana. Muri aya magambo yose nsomye rero navanyemo icyigisho gifite umutwe uvuga ngo, menya ukuri ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe, kandi umenye ukuri uko umugambi w'Imana usohora. Menya ukuri ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe, kandi umenye ukuri uko uwo mugambi usohora ku buzima bwawe. Bibiliya itubwiye ko Imana ibyo yibwira izagirira abantu ari ibyiza, ari amahoro, atari ibibi. Aya magambo ni umuhanuzi Yeremiya wayahanuye, ahanurira abayuda bari i Babuloni. Bagiye i Babuloni bajyanweho iminyago n'umwami Nebukadinezari. Yeremiya yabohereje urupapuro, ubwo buhanuzi arabubohereza kuko we ntabwo yari yaragiyeyo, yari yarasigaye i Yerusalemu. Imana umugambi yari yaragize ku Bisirayeli ntabwo ari uwo kubajyana i Babuloni, ahubwo umugambi yari yaragize ni uwo kubaha igihugu cya Kanani bakagihindura, barangiza bakakituramo, kandi yari yarababwiye ko ari igihugu cyiza bahaye cy'amata n'ubuki. Ariko tubonye atariho bari, ahubwo bari i Babuloni, kandi atari Imana yari yaragambiriye ko bazaba. Bibiliya irongera yatubwiye ngo Imana ntibeshya, kandi ngo si umwana w'umuntu ngo yicuze, ngo ibyo yavuze no kubikora izabikora, ibyavuye mu kanwa kayo ariyo yabivuze no kubisohoza izabisohoza. Bibiliya irongera yatubwiye muri Habakuki ngo ariko bifite igihe byategekewe iby'Imana yavuze, ngo ntabwo bizatinda kandi ngo ntibizabeshya, ngo ariko naho byatinda ngo tubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Ijambo rindi dusomye rya 4 ni ijambo rishobora gutuma utamenya ukuri, wabona ko ibintu bigucanze. Twabonye ko Imana atari umuntu ngo ibeshye, twabonye ko Imana atari umuntu ngo yicuze, ariko tugeze mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli. Imana yagambiriye ku mugabo witwa Eli, yari umutambyi muri Isirayeli, imugambiriraho amagambo meza nk'uko Imana ari Imana y'ibyiza atari Imana y'ibibi. Imubwira ko urugo rwe n'ab'inzu ya se bose ibahaye isezerano yuko bazajya bagendera imbere yayo iteka, yuko bazaba abatambyi iteka. Ariko tugeze ku murongo wa 30, urwa mbere rwa Samweli ibice 2 umurongo wa 30, Uwiteka arongera aravuze ngo nari naravuze ngo ariko ntibikabeho, ngo kuko
unyubaha ari we nzubaha, kandi unsuzugura azasuzugurwa. Eli wari warabwiwe ko inzu ya se n'abo mu rugo bose bazaba abatambyi, ikamuha isezerano ryiza akaribika akarigendana, kandi Imana wibuke yavuze ko iticuza, ariko irongeye ngo ntibikabeho ibyo yari yaramubwiye byose, ahubwo ivuze yuko azakenyuka n'umuryango we. Ivuze yuko aho Abisirayeli bandi bazabona umugisha, bazahabonera umuvumo n'amakuba n'ibyago n'umubabaro. Aha rero hakeneye ukuri, kuko Imana irakiranuka. Ariko mu gihe utamenya ukuri, wabona ko Imana yivuguruje kuri Eli, nk'uko n'ahandi tuza kureba hari aho wayikekera ko yivuguruje cyangwa yabeshye, ariko ntibikabeho. Imana ntibeshya, niko kuri, kandi Imana ntabwo yicuza, niko kuri. Hakenewe rero kumenya ukuri ko yavuze ibyiza kuri Eli, yavuze ibyiza ku Bisirayeli, ariko tukababona bari mu bibi, tukababona bari mu byago, tukababona bari mu mubabaro. Ariko Imana nubwo bimeze gutyo, ndagira ngo nawe uneze amatwi, birashoboka yuko ibyanditswe byera byabereyeho kutwigisha. Nimba Imana ivuze ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira, ntabwo ari Abisirayeli ikibwira bari i Babuloni, ahubwo ni jyewe nawe uyu munsi Imana iriho ibwira. Wumvira ijambo nk'aho ari iryawe, ntiuryumve nk'aho ari iry'Abisirayeli bari i Babuloni, ahubwo iri jambo ni iryawe, kuko ryandikiwe wowe, kuko byabereyeho kugira ngo bitwigishe. Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli babereyeho kugira ngo batubere akabarore ko kuturinda ikibi. Niyo mpamvu iri jambo ari iryanjye nawe. Imana rero nubwo bimeze gutyo, nubwo nawe hari amasezerano ubitse, nubwo hari amasezerano menshi ugendana, ariko nje kukubwira ukuri kw'ayo masezerano, kandi ndakubwira n'ukuri kw'ayo masezerano uko azasohora. Iyo utazi uko kuri rero, amasezerano ashobora kudasohora, ukagira ngo Imana yarabeshye, nk'uko bamwe bayisezeyeho ngo yarababeshye, nk'uko bamwe abahanuzi n'abavuze ukuri bose baro bavuga ko babeshye. Abantu babwiye Imana ko yababeshye, abantu bavuze ko Imana yatinze kubasohoreza amasezerano, kubera kubura ukuri abantu bahindutse Imana, ndetse bamwe baraguye bavuye mu byizerwa. Ariko nshuti yanjye, wowe uteze aya matwi ijambo ry'Imana kandi uzakomeza kuritega amatwi, ndagira ngo nkubwire ngo wumve uko kuri, kugira ngo nawe nimba wari uri mu nzira zivuga ko Imana yakubeshye ugarukira aho ngaho. Ntabwo ibeshya kandi ntabwo yicuza, ahubwo umenye ukuri kw'ibikubaho, kandi Imana yaravuze ibyiza ku buzima bwawe, ariko wowe ukaba urubona ibibi ku buzima bwawe, ukibaza ko Imana yakubeshye cyangwa ukibaza ko Imana yicujije ku byo yakubwiye. Ntabwo ariko biri. Imana ntibeshya kandi Imana ntabwo yicuza. Nubwo bimeze gutyo, nkuzaniye inkuru nziza ikubwira ngo Imana iracyagufiteho umugambi mwiza. Ntabwo Imana yakuretse, ntabwo Imana yakubeshye. Imana iracyafite umugambi mwiza ku buzima bwawe, ariko ukeneye kumenya uwo mugambi mwiza n'iki Imana ishaka gukora, kugira ngo uwo mugambi mwiza uzasohore ku buzima bwawe. Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikugirire neza wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero nkubwire, Imana kuva kera itaranakurema yari igufiteho imigambi myiza, kuko yari ikuzi. Imana yigeze kubwira Yeremiya, uyu yahaye ubuhanuzi ngo abushyire Abisirayeli, Abayuda bari i Babuloni, imuhamagara yaramubwiye ngo nakumenye narakurema mu nda ya mama wawe, ngo kandi ndakweza ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ibi bivuze ko Imana itarakurema, utaravuka, yari ikuzi. Yakumenye kera wowe utaranavuka, kandi umugambi yakugizeho ni umwiza, ntabwo ari umubi. Imana igirinda isezerano, kabone nubwo wowe waba utararimenya, ikarinda isezerano ryayo kugeza igihe uzayimenyera ikakubwira isezerano ryayo, ikakubwira umugambi gufiteho. Kandi nta handi umugambi gufiteho ikubwirira, ni mu ijambo ryayo. Niho yahishuriye umugambi wayo ku bana bayo,
niho yahishuriye ubushake bwayo ku bana bayo. Nta handi, nubwo hari n'izindi nzira icishamo, ariko uyu munsi ahantu h'ingenzi yavuze ko ariho ivuganira natwe, ariho tumenyera imigambi yayo ku buzima bwacu, ariho tumenyera iki dushakaho, ni mu ijambo ryayo, ariho mu kanwa k'umwana wayo. Nshuti yanjye rero ndagira ngo nkubwire, kunda ijambo ry'Imana niho uzamenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Kunda ijambo ry'Imana niho uzamenya ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Ariko ijambo ry'Imana nimba riri kure yawe, n'umugambi w'Imana kuwumenya biri kure yawe. Nimba ijambo ry'Imana riri kure yawe, n'ubushake bw'Imana icyo Imana igushakaho biri kure yawe, ntushobora kuzabimenya. Ariko niwegera ijambo ry'Imana, uzaba wegereye Imana. Imana izaguhishurira umugambi wayo ku buzima bwawe, kandi izaguhishurira ikigushakaho, kugira ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ubashe gusohozwa, nuko uzamenya ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Ndashaka rero kukubwira Imana ko igufiteho umugambi mwiza, ariko hari icyo ukeneye kumenya. Ukeneye kumenya uwo mugambi uzasohozwa bigenze bite. Aha hantu abantu barahaguye, ntabwo abantu bazi uko umugambi w'Imana usohora ku buzima bwabo, ndetse amasezerano iyo Imana imaze kuyavuga, bamwe barayabika ngo bakayagendana ko Imana yavuze. Kuvuga ni kimwe, no gusohoza ni ikindi. Iyo Imana igusezeranije ikakubwira ibyo yibwira kukugirira, ikubwira n'iki gushakaho kugira ngo ibyo bintu bizasohore, nuko nawe ugiramo uruhare. Narinje kuvugana nawe, umugambi ni mwiza ku buzima bwawe, niko kuri, kuko Imana nta mugambi mubi igira. Umugambi mubi ni uwa Satani, ariko Imana yifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ariko ukeneye kumenya uwo mugambi uzasohora gute. Ndaje kubikubwira rero ngo umenye ukuri kuko uwo mugambi uzasohora, cyangwa kuko amasezerano yawe azasohora. Umuntu abasha kuba atazi ibyo, akabika amasezerano, akazarinda ava mu mubiri ayabitse mu mufuka atarasohora. Kubera iki? Ntiyamenye igikurikiraho hanyuma yuko ayabwiwe. Ariyo mpamvu abantu benshi n'abahanuzi bavuze ukuri babita abanyabinyoma, kuko umuhanuzi nimba Imana imubwiye ibyo izakugirira, kandi nawe avuga ibitanyuranye n'ijambo ryayo, kuko ubuhanuzi bukuru ni ijambo ry'Imana. Ariho umuntu iyo azi ijambo ry'Imana anagenzuza ubundi buhanuzi bwose, ukamenya nimba ari ubw'ukuri cyangwa ari ibinyoma, uzabigenzuza ijambo ry'Imana. Aha niho Yesu yavuze ngo abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, ariko muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto rero ntabwo ari imbuto izi ngizi murya, imbuto ni ijambo ry'Imana. Imbuto ni imirimo y'ijambo ry'Imana. Aho niho uzamenyera umuhanuzi nyakuri, aho niho uzamenyera uw'ibinyoma. Nutabasha rero kuba ijambo ry'Imana riri muri wowe, nta kizabuza ko abahanuzi b'ibinyoma bazagushuka, bazagucurika. Nabiboneye inyito ijyanye n'uko hari uburyo abana ujya kubona ukabona umuntu aramufasha muhetse, aramucuritse, babyita guheka amapyisi. No mu mwuka nabonye abantu basigaye bahekwa amapyisi kuko ari abana mu mwuka. Iyo uri umwana mu mwuka ukaba udafite ijambo rigwiriye muri wowe, utaraririye kuko ari ibiryo ngo ukure, nta kizabuza ko abahanuzi b'ibinyoma bariho, ijambo rirabivuga, bazaguheka amapyisi kubera ko utazi kubagenzuza ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu wowe neza amatwi. Ijambo ry'Imana ni ibiryo bitunga umwuka, wishaka ko babikurira. Umuntu niwe wirira ngo akure. Mu buryo busanzwe bw'umubiri abantu baririra bagakura, nta muntu warira undi ngo akure. Ariko byagera mu mwuka abantu bagashaka ko babarira, kuko ijambo ry'Imana ni ibiryo. Gusenga, amasengesho ni ibiryo. Gukorera Imana ni ibiryo, kuko Yesu yavuze ngo mfite ibyo kurya mutazi, ngo gukora umurimo wantumye kandi nkawurangiza. Bivuga rero ngo ibyo ni ibiryo bitunga umwuka. Ariko uyu munsi ndatangaye, aho abantu mu mwuka, aho bemera abantu ko babarira, ugasanga umuntu mu kanwa ke harimo ngo wansengeye. Iyo ubwiye umuntu ngo wansengeye, uba umubwiye ngo wandiriye. Iyo ubwiye umuntu ngo unyumvire ijambo, uba umubwiye ngo akurire. Iyo ubwiye umuntu ngo unkorere umurimo w'Imana, uba umubwiye ngo akurire. Ntushobora gukura utariye. Niyo mpamvu nkwinginga wowe unteze amatwi, utangiye uhereye uyu munsi, tangira kurya ijambo ry'Imana ukure,
kandi utangire gusenga ukure, utangire gukora umurimo w'Imana ukure, niho uzabasha kumenya ukugenzura abantu bakubeshya n'abatakubeshya. Bibiliya iravuga ngo mu minsi ya nyuma abahanuzi b'ibinyoma benshi bazaduka, bayobye n'intore, bayobye benshi. Rero ndakwinginze, wowe nuba utagiye mu ijambo ngo ubone icyo bagenzuza, ntabwo wabakira. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umenye ijambo ry'Imana, uzamenyeramo byinshi, uzamenyeramo abagushuka, uzamenyeramo umugambi w'Imana, uzamenyeramo ubushake bw'Imana ikigushakaho. Ijambo ry'Imana ahangaha nibwo buzima, kandi ahangaha niho gukirira. Mwihunga ijambo ry'Imana, ahubwo nimwiyegereza ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagiriye neza. Reka tugaruke ku masezerano cyangwa ku mugambi w'Imana. Imana iba yaragize umugambi ku buzima bwawe kuva kera, ariko ikagutegereza kugira ngo nuyegera, nuyemerera, nuza iruhande rwayo ikumenyeshe kuva kera icyo yakugambiriyeho. Niyo mpamvu iyo tumaze gukizwa, kuko dusenga Imana ivuga, nayo yabyivugiye mu ijambo ryayo ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, ngo kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izabisohoza. Ibyo bivuze ko rero Imana yacu iravuga, kandi nimba yavuze ntabwo ari umuntu ngo ibeshye. Umwana w'umuntu abasha kukubeshya, so abasha kukubeshya, mama wawe yakubeshya, inshuti zarakubeshye, mbese abantu barakubeshye ibinyoma ahantu hose. Wavuye no mu mwanya wawe kubera ukuntu bakubeshye. Ariko ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, nimba barakubeshya wibashyira mu gatebo kamwe n'Imana. Imana ivuze yo kwitabeshya. Abo ni abantu bakubeshye, ariko Imana yo irirahiriye ngo ntabwo ari ibeshya, ngo niba ariyo yavuze mu kanwa kayo bikavamo, ngo no kubikora izabikora, no kubisohoza izabisohoza. Rero ukeneye kumenya iki? Ukeneye kumenya ngo hanyuma yo kuvuga ku Imana, hanyuma yo kumenya umugambi w'Imana, hanyuma yo gusezeranwa n'Imana, ni iki gikurikiraho wowe wakora? Ndagira ngo nkubwire ngo gusohoza kw'Imana kuva mu kugendera mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nimba Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, ikigushakaho ni ukugendera mu mugambi wayo. Nugendera mu mugambi w'Imana, nta kabuza kuko itabeshya, ibyo yavuze izabisohoza. Ibyavuye mu kanwa kayo kubisohoza izabisohoza. Iragusaba kugendera mu mugambi wayo. Wambaza utese kugendera mu mugambi wayo ni ukuhe? Ndeka mbikubwire, ukeneye ibi bintu bitatu kugira ngo bibe byemewe yuko urugendera mu mugambi w'Imana. Icya mbere, ukeneye kugendana n'Imana. Icya kabiri, ukeneye kumvira Imana. Icya gatatu, ukeneye gukora ubushake bw'Imana, iby'Imana ishaka. Nukora ibyo bintu bitatu, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ntabwo izabura gusohoza icyo yavuganye nawe. Yabwiye Abisirayeli ngo nimugendera mu nzira zanjye, mugakora ibishimwa nawe, igihugu cy'amata n'ubuki nzakibaha, nasezeranije ba sogokuruza banyu. Ikigaragara yuko iyo utagendeye mu mugambi w'Imana, Imana yihagarara, umugambi ntusohore. Ni Abisirayeli twigiraho, batubereye akabarore ngo tubigireho. Igihe cyose Abisirayeli Imana yari yagennye yuko bagera i Kanani. Umugambi w'Imana ku buzima bw'Abisirayeli wari uwo kujya i Kanani, ariko turabona benshi baraguye mu butayu. Abambutse inyanja itukura uretse Kalebu na Joshua bagumye mu mugambi w'Imana kuko bari bafite undi mutima, abandi bose baguye mu butayu. Kandi Imana yavuze ko iticuza, kandi Imana yavuze ko itabeshya, kandi yabahagurukije mu Egiputa ibwiye Mose ngo nabajyana i Kanani. Ariko wakwibaza ko batahageze. None se Imana yabibeshya ko itahabagejeje? Ntibikabeho, ntabwo ibeshya. Ahubwo Imana iyo uvuye mu masezerano ukorwa n'isoni. Bibiliya iravuga muri Zaburi 25 umurongo wa 3 ngo siko bizaba ku bategereje Uwiteka, ngo ntibazigera bakorwa n'isoni. Ariko ijambo rikavuga ngo ariko abava mu isezerano ari nta mpamvu, ngo abo bazakorwa n'isoni. Ndagira ngo rero nkubwire abantu, kubera ijambo ry'Imana ry'ukuri bazibye amatwi, byabasohoreyeho iby'urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo
Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4 yaravuze ngo bazaba batakihanganira inyigisho nzima, ngo amatwi azaba barya baziba amatwi ngo batumva ukuri, ngo bazikururira abigisha bajyanye n'ibyirari ryabo, ngo bazumva amagambo y'ibinyoma. Uko niko kuri bimaze gusohora. Umuntu ntashaka kumva aho ijambo ry'Imana ari mu cyaha, arashaka kumva aho rimunezeza agatera haleluya, ariko yakumvaho ri mu cyaha aho ngaho akahabumba. Ntabwo ari byo nshuti yanjye. Jambo ryose ryabereyeho kukwigisha, aho kugucyaha emera rigucyahe, aho kukuburira emera rikuburire, naho kugushima ushimwe, ariko aho kukunezeza rikunezeza. Ariko ryose ni ibiryo byawe, kandi nubirya byose uzakura. Umwana w'inyanda ntabwo akura, umwana utoranya ibiryo ntabwo akura, ahubwo aragwingira. Nyemerera wumvira ijambo, witoranye ibyo kurya. Ibyanditswe byose byabereyeho kukwigisha. Witoranye ibyo kurya ngo ahakunezeza hajyanye n'irari ryawe utereza haleluya, ariko ahakubwira ngo garukiraho uvuge ngo uriya mukozi w'Imana ngo ntabwo yari arimo, uwo niwe wari urimo, uri ukugarura ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo unyumve, ukuri niko kuzababatura. Nje kukubwira ukuri kweruye. Amasezerano urayafite muri agenda. Ibyiza Imana yagusezeranije, umugambi mwiza Imana yagusezeranije, hafi ya mwese muri munega amatwi murayafite. Kandi koko nibyo dukeneye amasezerano, kuko adutera ibyiringiro mu rugendo. Ariko ukeneye kumenya amasezerano azasohora gute. Ndagira ngo nkumenere ibanga, ntabwo isezerano rishobora gusohora hatari mu ruhare rwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo isezerano rizasohora ugize mu ruhare. Ni wowe uzagira uruhare mu gusohoza isezerano, kuko nta wundi uzakugiriramo uruhare, siwe warisezeranijwe. Ariko wowe ubwawe uzagira uruhare ko amasezerano asohora. Uzagira uruhare gute? Nuko uzemera kugendana n'Imana, nuko uzemera kugenda uyumvira, nuko uzemera kugenda ukora iby'Imana ishaka. Ibyo nubikora, nta kizabuza isezerano gusohora mu gihe cyashyizweho, nta kizabuza isezerano kugira ngo Imana irigusohoreze. Ariko nugenda amasezerano ukayavamo, nukora icyo Imana yakubwiye, ntugendere mu mabwiriza y'Imana, ntugendere mu mahame y'Imana, ndakubwiza ukuri ngo amasezerano uzajya uyaririmba ko uyafite, ariko gusohora bizaba kure, kuko ntabwo Imana izayagusohoreza. Kuko turabireba ko twigira ku batubanjirije. Ntabwo Imana yasohoreje amasezerano Abisirayeli mu gihe bavaga mu mugambi wayo. Iyo batumviraga Imana bakajya mu bigirwamana yarabibabujije. Iyo batumviraga Imana bagasenga izindi mana yarabibabujije. Iyo batumviraga Imana bakayiharika, kandi yaravuze ko ari Imana ifuha, Imana yaracecekaga. Ariko ndagira nkubwire aho Imana igaragarira ko iticuza, aho Imana igaragarira ko itabeshya. Iyo Imana yashyizeho uwundi muryango, iravuga ngo nimugaruka mubarye mugarukira, ngo nanjye ndabagarukira. Bivuze iki? Bivuze yuko iyo ugarutse wari wavuye mu mugambi w'Imana, ijambo rikakuburira ukagaruka, Imana ikomezanya isezerano nawe. Ntabwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Umwana w'umuntu iyo wishe mwasezeranye amasezerano ahita yumva atomba, aravuga ati n'ubundi nari naribeshye. Ariko sabwa ariko Imana imeze. Iyo ugarutse ukagarukiraho, Uwiteka akomeza isezerano. Niyo waba waritindije kubera kujya hirya y'umugambi w'Imana, ariko iyo ugarutse iherezo umugambi ugira gute? Urasohora. Niyo mpamvu baba kujya bavuga ngo naho byatinda ubitegereze kuza ko bizaza n'ibizahera. Birashoboka ko umuntu ari we wakwitinziriza umugambi w'Imana. Kuko ndagira ngo nkubwire iri banga, Abisirayeli bagiye kure y'Imana, bajya hirya y'umugambi w'Imana, bagenda mu gihe cy'abacamanza, bagenda bafatwa n'Abafilisitiya imyaka 20. Abafilisitiya aribo baroba bakoresha uburetwa, ariko ngo baza gutera induru bibuka ko bahemukiye Imana, ngo barayigarukira. Iyo bayigarukiraga mu gihe cy'abacamanza, Imana kuko iticuza kandi kuko Imana itabeshya, yahagurutsaga umucamanza. Murabazi ba Samusoni, murabazi ba Gidiyoni, kuba Midiyani, murabazi bakomeye, abacamanza bakomeye Imana yahagurutsaga kugira ngo ba Debora b'intwari. Murabazi Imana yabahagurutsaga ari uko Abisirayeli bagarukiye Imana. Iyo ugarutse mu mugambi w'Imana, ibikukura mu mugambi w'Imana birahari. Ariko ijambo ry'Imana nuryumva ukagaruka mu
mugambi w'Imana. Imana izakomezanya isezerano nawe, kuko atari umuntu ngo ivuge ngo ndabihinduye, kuko atari umuntu ngo ivuge ngo noneho ngo nari naribeshye. Ntabwo ari byo. Ibyo bintu bikorwa n'abantu, ariko Imana yavuze ngo si umuntu ngo ibeshye, kandi ntabwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Imana rero umugambi wayo ku buzima bwawe ni mwiza, ariko ese uracyumvira Imana? Ese uracyakora ubushake bw'Imana cyangwa urakora ubushake bwawe? Aho ngaho ni wowe wo kwisuzuma, kubwo ijambo ry'Imana rikumanukiye. Nimba ibyo byose ubonye hari aho utsinzwe, ni igihe cyo kugira ngo ugaruke. Nugaruka Imana ndagira ngo nguhumurize, izakomezanya umugambi wawe ku buzima bwawe, izawukomeza. Ntabwo yicuza, ntabwo ibivamo, ahubwo iragukeneye wowe wavuye mu mugambi w'Imana. Wowe uri ukora ibyo ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, wowe uri ukora ubushake bwawe aho gukora ubushake bw'Imana, wowe uriho ugomera Imana, wowe uriho ugenda ku ruhande aho Imana itakubwiye kugendana nayo. Imana iragukeneye ngo ugaruke. Yaravuze ngo nimugaruka mubarige mugarukira, nanjye ndabagarukira. Uko ni ko Uwiteka avuga. Iri jambo umuntu uriho uryumva, ndagira ngo nkubwire ngo ni igihe cyo kugarukira Imana. Abantu bataye Imana, abantu baravuga Imana ariko bakagaragaza ko batayizi. Abantu baragaragaza ishusho yo kwera nk'uko ibyahanuwe bivuga, ariko bagahakana imbaraga zako. Abantu bari mu nsengero ariko kubaha Imana ntabwo bibagaragaraho. Abantu bari mu matorero ariko kwera imbuto aho baba ntabwo bibagaragaraho. Ndagira ngo nkubwire ngo aho wataye inzira, aho wataye ubushake bw'Imana. Cy'Imana ishaka nuko wera imbuto, cy'Imana ishaka nuko ukiranuka, cy'Imana ishaka nuko ugenda uyumvira. Abantu bose batumviye Imana ntabwo Imana yigeze isohoza ibyo yavuganye nabo. Niyo mpamvu uyu mugabo bita Eli, Imana yamuvuzeho ibintu bikomeye, ariko nje kukubwira icyo Imana yapfuye na Eli. Iki yapfuye na Eli ibasha kugipfa nawe, kuko ibyanditswe byabereho kugira ngo bitwigishe. Ntabwo ari Eli yagipfuye nawe gusa. Ijambo ry'Imana uko Imana yari iri niko ikiri. Nta hantu hari Bibiliya yindi yanditswe bivuge ko yadohoye. Uko yari iri niko ikiri. Icyo yapfuye na Eli nicyo yapfa nawe. Eli Imana yamuvuzeho ibintu byiza twahasomye, imuvugaho amasezerano meza cyane, nk'uko nawe igufite amasezerano meza, nk'uko nawe uyanditse muri agenda. Wanditse menshi y'ibyo Imana izagukorera, ndetse wanditse amasezerano, wandika n'ay'abakubeshya ariko harimo n'amazima. Ndetse no mu ijambo ry'Imana ubaye ariho ujya wabona atabeshya, kuko ijambo ry'Imana ryo ntirivangirwa. Ariko n'abahanuzi Imana yarabatumye kandi bakubwiye, harimo abahanuzi b'ukuri bakubwiye ay'ukuri, ariko uragenda uhita wiyorosa uriryamira, ariko ngo utegereje ko asohora. Ndagira ngo nkubaze ikintu kimwe, iyo abantu basezeranye ari babiri, buri muntu wese ntaba afite icyo agomba gukora kugira ngo amasezerano yubahirizwe. Uko ni nako Imana bimeze. Ntabwo Imana izagusezeranya ngo igiye pourcentage y'ijana, ugomba kugira pourcentage nawe ugira. Umuntu akubwiye ngo umubwiye ngo nyubakira inzu, uzayima mu kwa gatandatu, nutayima icyitonderwa tuzasesa amasezerano. Ntabwo yaza avuga ngo mpa amafaranga kandi ukwa munani kwarageze ukwa gatandatu kwararenze, kuko yavuye mu isezerano, amasezerano abapfuye. Uko ni nako Imana idashobora kugusezeranya amasezerano ngo nirangize ikore pourcentage y'ijana. Imana yagusezeranyije musezeranye muri babiri, ugira uruhare rwawe, Imana ikagira uruhare rwayo. Iyo ukoze iby'Imana mu masezerano yakubwiye, Imana nayo ikora ibyo yavuze kuko itabeshya. Umwana w'umuntu ashobora no kukubeshya kandi wabyubahirije, ariko Imana siko imeze. Ivuze ko itabeshya atari umuntu, ivuze ko iticuza. Niyo mpamvu nyumva neza, ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo ry'Imana rirabatura. Mpamvu abantu baheza mu bubata kandi baravutse ubwa kabiri, nuko bari hirya y'ijambo ry'ukuri. Ntabwo ijambo ry'ibinyoma ryakubatura, ntabwo ijambo ry'irari ryakubatura. Abantu bahugiye mu ijambo ribajyana ku irari ryabo, nkuko Timoteyo yabyandikiwe, niko byadusohoyeho. Aho bakubwira iby'isi bakabiguha byose, wumva aribo bakujyanye mu mwuka, ariko ntabwo ariko kuri. Ukuri ni ukubwira ubwami bw'Imana no gukiranuka. Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa. Niyo mpamvu inyongera ntabwo arizo zibanza, ahubwo habanza ubwami no gukiranuka. Inyongera irabizi ko zikeneye, kandi inyongera n'ubundi zihana ababi. Niyo mpamvu yavuze ngo mvubira ababi n'abeza. Ndazi ko mubikeneye kuko mvubira n'ababi n'abeza nkagusha n'imvura hose. Uwiteka niko avuga. Niyo mpamvu inshuti yanjye w'uruhu nyumva, iki ni igihe cyo gushaka ubwami.
no gukiranuka kw'Imana. Ntabwo ari igihe cyo gushaka isi, ntabwo ari igihe cyo guhoberana n'isi, ni igihe cyo guhoberana n'Imana. Abantu bo guhoberana n'Imana bahoberana n'ubwami, baro barahoberana n'isi. Abantu baro barashaka amarangamutima y'ibyo bashaka, irari y'ibyo bashaka. Ndeya nkubwire ngo aho ngaho nimuveyo, kuko siko Imana ivuga. Mbere na mbere ni ubwami, ntabwo mbere na mbere ari unyongera. Mbere na mbere ni ukubaho Uwiteka, ntabwo mbere na mbere ari ugushaka ibintu ku Uwiteka, ahubwo ni ugushaka ubwami ku Uwiteka. Imana ibaho umugisha mwebwe mwumva aya magambo. Ukuri ni uku nguku nshuti zanjye. Kunda ukuri Uwiteka azagukunda, kunda ukuri Uwiteka azagusohoreza ibyo yavuganye nawe. Kunda ukuri kandi ugushyira mu bikorwa. Bibiliya ivuga ngo nimumenye ukuri, mbere na mbere ni ukumenya ukuri, ubundi ukahita urwana no gushyira mu kuri bya bindi kwa kuri wamenye. Ariko mbere na mbere ubanza ukumenye. Ntabwo ushobora gushyira mu bikorwa ibyo utazi. Ntushobora gukora ubushake bw'Imana utabumenye. Nta handi uzabumenyera ni mu ijambo ryayo. Ubushake bw'Imana burasharira, niyo mpamvu abantu badashaka no kumenya ubushake bw'Imana. Iyo Imana ivuze abantu bajyana icyo yavuze, ariko ntibashobora kujyana icyo ishaka, kubera ko icyo ishaka ni etide yawe, icyo ishaka ni wo mukoro wawe, kandi icyo ishaka gica mu irembo rifunganye. Amasezerano abantu barashaka ibintu byihuse bita bibageraho, ariko ibyanditswe bya Yosefu biratwereka ko yararose, ariko aho indoto zamugejeje murahazi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aho zamugera inzozi yarose zarasohoye, kuko Imana itabeshya. Ariko zasohoye yaciye he? Yaciye mu rwobo, yaciye mu kugurishwa na bene se, yaciye mu kwangwa nabo, anyura mu rwobo, ajya kuba umuboyi kwa Potifari. Arabesherwa na nyirabuja ko yamusambanyije atamusambanyije, yakiranutse, agendana n'Imana akiranuka, atinya Imana ya Isirayeli. Bibiliya iravuga ngo nta mugabo wari uri muri urwo rugo bivuga ngo yari kumutinya, ahubwo yatinye Imana ya Isirayeli, yatinye Imana yavuganye nawe. Harangije arinda amasezerano. Amasezerano amaze kuyarinda, icyabayeho baramufunze. Amasezerano yakujyana mu karengane, ariko Imana ikaba izi yuko izakurenganura kandi ikagaragaza gukomera kwayo. Yarafunzwe kandi atabikoze, ariko turashima Imana ya Isirayeli ko itabeshya. Yamunyujije aho ngaho, ariko ngo isohoze icyo yavuganye nawe. Yavuye muri mabusa asobanurira inzozi Farawo zananiye abakonikoni. Aho niho Imana yaturikirije igitangaza. Arangije yaje kuba visi perezida wa Egiputa, yaje kuba uwabinjira n'abasohoka, hari ubashinzwe. Yaje kuhabwa imirimo yose yo mu Egiputa, niwe wari wayihawe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, uw'imibereho myiza y'abaturage, akora ibigega ngo abantu bazarye, kugira ngo ryasezerana Imana yasezeranije Yosefu mu nzozi rizasohore. Mubizi neza ko ryasohoye. I Kanani hakaba inzara, kugeza igihe se na bene se bose bagiye guhahayo. Imana isohoza icyo yavuze, kuko atari umuntu ngo ibeshye. Ibyo biraguhamiriza yuko nawe nugenda nk'uko Yosefu yagenze, ukiranukira hiherereye, ukiranuka aho abantu batakubona, ahubwo ugatinya Imana aho gutinya abantu. Uyu munsi abantu barakiranuka imbere y'abantu, byo biroroshye guheza umuntu, ariko ntiwaheza Imana. Niyo mpamvu ndiho mbwira abantu ngo Imana itanga amanota hiherereye, ntabwo igitanga amanota imbere y'abantu, kuko imbere y'abantu abantu baguha amanota, ariko Imana ntiyaguhe, kuko Imana yireba hiherereye. Niyo mpamvu yavuze ngo urabikora nka kwihora ukibwira ko mwanye nawe, ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nshuti yanjye ndakubwira ngo garukiraho ngaho. Ubushake bw'Imana burasharira, ntabwo ubushake bw'Imana ari ukwidagadura. Amasezerano y'Imana harahanyura. Wishaka kuyora nk'uyora ibintu byoroshye hoya. Turabona ko abantu Imana yasezeranije, Abisirayeli yabasezeranyije Kanani, ariko bayigezemo barwanya. Uyu munsi tugomba kugera ku masezerano yacu, ariko turwanye, ariko turwana mu mwuka, ntabwo turwana intambara nk'izo mu mubiri nk'izo barwanaga. Umunsi mu isezerano rishyashya turarwana mu mwuka. Kurwana mu mwuka rero ni ukurwana ukiranuka, kurwana wumvira Imana, kurwana wigizaho Satani, kurwana wigizaho icyaha. Uko wigizaho icyaha uba wegera Imana. Yakobo yaravuze ngo murwanye Satani azabahunga, hanyuma mwegera Imana izabegera. Ndagira nkubwire rero ngo amasezerano uragira uruhare rwo kurwana kugira ngo wigizeho Satani, winjire mu masezerano yawe. Kwigizaho Satani ni ukwigizaho icyaha. Bibiliya ivuga ngo yemwe abanyabyaha nimukarabe. Igihe cyose ugenda wezwa, ufite umutima wo guca bugufi umenetse, Uwiteka azagenda agucira inzira, asohoza ibyo yavuganye nawe. Ariko ntabwo ashobora kugucira inzira mu gihe wowe uri mu nzira yawe, aho kugira ngo ujye mu nzira y'Imana.
abantu bose Imana yasezeranyije bapfuye yuko batagendeye mu bushake bwayo. Adamu yavuye mu bushake, yavuye muri Edeni kubera kutumvira Imana. Umuntu wese utumvira Imana ntabwo Imana ishobora kumusohoreza ibyo yavuze, kuko iravuze ngo unyubaha niwe nzubaha, unsuzugura azasuzugurwa. Adamu yasuzuguye Imana agandukira Satani, Imana imukura muri Edeni. Ntabwo umugambi w'Imana wari uwo gukura Adamu muri Edeni kuva kera, wari uwo kumushyiramo. Ariko igihano nicyo cyavanye Adamu muri Edeni. Abantu bo ku bwa Nowa bazize kutumvira Imana baba babi kurushaho. Itangiriro 6 Imana igera ubwo ivuga ati ibi ni ibiki, ariko kuko Imana iticuza ica inzira ya Nowa kugira ngo indi si izamuvukeho. Abo ku bwa Nowa nabo bazana ibibazo, Imana ihitamo kugendana n'ubwoko bumwe, ihamagara Aburahamu. Ari we mpamvu Abisirayeli ku mubiri tuvuga n'ubwoko kuri Aburahamu, ariko Imana yashakaga n'abanyamahanga kugira ngo mu mwuka natwe tuzababuzukuruza Aburahamu. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Imana ibaha igihugu cy'i Kanani, niho ngiye kugira ngo tunasoze. Hanyuma ibaha igihugu cy'i Kanani, ibabwira ngo nimugira umwete wo kunyumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Nimwemera mukumvira, Yesaya 1:19, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko iba ngo nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Ntabwo umugambi w'Imana ku buzima bwawe yigeze igambirira inkota, ahubwo inkota izanwa no kutumvira, yazanywe n'umubi. Niyo mpamvu ukwiriye kurwana intambara nziza yo kutagoma. Nutagoma Imana izasohoza isezerano ryayo, nugoma umwanzi azakwiba, inkota ikurye. Yesu ashimwe cyane. Umusaza Eli ahabwa amasezerano meza, ariko ngo arangije aragenda ariyicarira. Abana baragenda bakora ibyango n'amaso y'Uwiteka, bagatera imigeri ibitambo, bagasambanira ku bitambo. Imana irababara, ihita yihamagarira umugaragu wayo Samweli, imumutumaho. Yevuga ngo nari naravuze ariko nibikabeho, unyubaha niwe uzubaha, usuzugura azasuzugurwa. Ntabwo Imana ishobora kunezererwa umuntu wisuzugura, ntabwo Imana ishobora kunezererwa umuntu utayubaha. Niyo mpamvu nkubwira ngo ayo masezerano uryamanye, nimba utubaha Imana uri Eli, nimba utubaha Imana uri Sawuli. Niyo mpamvu rero Imana idashobora kugusohoreza ibyo yavuze utaragaruka. Ariko iravuga ngo nimugaruka mu ngarukire, garukira aho ngaho, garukira aho ngaho Imana isohoza ibyo yavuganye nawe. Igihe cyose Abisirayeli bavaga mu nzira y'Imana barakubitwaga. Ese wabwirwa n'iki biro bigukubita ko atari uko wagiye kure y'Imana? Garuka Uwiteka kugirire neza, ongera uhindukire, isuzume neza ibiriho bikubaho, reba ko atari wowe ubifitemo uruhare. Nimba ari wowe ubifitemo uruhare, ni wowe wo kugaruka. Ariko nimba nta ruhare ubifitemo, rindira Imana ibasha kubyemera ko bikunyuramo. Ariko Imana hari icyo ishaka kwerekana, ntacyo bizagutwara. Wowe irinde uruhare rwawe, ariko Uwiteka nimba ari wowe wabishatse kuhanyura, we humura, Uwiteka azabisohoza. Ariko nimba ari uruhare rwawe, garukira aho ngaho, Uwiteka akugiriye neza. Imana ibaho umugisha kandi bagiriye neza. Nshuti yanjye ndagira nkubwire, Imana yaguhaye amasezerano, urayafite. Reka kuvuga ngo abahanuzi baravangiwe. Nimba baravangiwe, ijambo ntabwo ryavangiwe, kuko nibwo buhanuzi bukuru. Naryo rivuze ko imigambi y'Imana ari myiza kuri wowe. Ntabwo ryo ryavangiwe, nubwo haba hari abavangiwe. Uretse ko hari n'abazima nk'uko byari biri kera. Abahanuzi bazima bari bahari, ab'ibinyoma bari bahari, abukuri bari bahari. N'uyu munsi niko biri, ab'ibinyoma barahari, abukuri barahari. Ariko ijambo niryo ryonyine rizima ritabeshya, ari naryo uzabareberaho, niko nakubwiye. Niyo mpamvu rero nshuti yanjye nkubwira ngo kugira ngo wirirwe uca urubanza, wirirwe uvuga ngo bivuyemo, urabivamo se ubundi ujye hehe? Iyi si wakwihisha uretse mu Uwiteka, uretse mu mababa y'Uwiteka ni hehe wajya? Hindukira Satani yikurasa ngo uvuge ngo Imana yarakubeshye ngo uragiye. Garuka, garukira, Imana irakugarukira. Uwiteka arakugira neza, asoza ibyo yavuganye nawe. Rero ndababwira nshuti yanjye, mwebwe muri mwumva aya magambo, umuntu wese wumvira ijambo akagarukira Uwiteka, 2020 Uwiteka araje agendane nawe. Uwiteka araje amwiyereke. Wari waragiye kure y'Imana, ariko uyu munsi ni umunsi wo kugarukira Imana. Ucyumvira ijambo ugarukira Imana. Reka kwirirwa uteza waraza,
reka kuba mu nzu y'Imana ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, reka kuba mu nzu y'Imana ushimisha idini udashimisha Imana, ugira ngo bakubone ntawe ugushinzwe, ahubwo iyereka Imana aho kwiyereka abantu. Abantu sura biyereka bafite ijuru bazaguha, ariko Imana niyo izaguha ijuru, bariyo wiyereka. Rero tinya ijisho ry'Uwiteka kurusha uko utinya ijisho ry'abantu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nshuti yanjye, ndunda kubwira ukuri kukubatura, ndunda kukubwira uko ibijyawe bizasohora, ndunda kwereka inzira ibizasohoreramo. Ntabwo Imana yavuze ibitazasohora, ntabwo ibeshya bizasohora, ariko ni igihe cyo kugira ngo ugaruke. Nimba wari waragiye kure, wongere ugaruke mu mugambi w'Imana. Nimba utagendanaga nayo, uzugendane nayo. Nimba utayumviraga, tangira kuyumvira. Nimba utakoraga ubushake bwayo, utangiye gukora ubushake bwayo. Hanyuma Imana izigarura nkuko yigaruye Ninive, ikigarura. Ye yababwiye ko bazapfa, ariko bakumvira ijambo Yona yabashiriye, bakigaragura hasi bakambara ibigunira. Ntabwo Imana yabateje ibyo byago. Bibiliya ivuga ngo yarigaruye, ntiyaba ikibateje ibyago yabateganyirije. Nawe ibyo byose urucamo nimba warabigizemo uruhare, Imana irigarura ibigukureho, kuko wayigarukiye ikakubona. Nshuti yanjye, menya ukuri kuzakubatura. Mwigendera ku kinyoma cy'abantu baro bashaka indamu nkuko Bibiliya yabivuze. Ahubwo wowe shaka Uwiteka. Uwiteka afite inzira zirenga 1000, hazacishamo ibyawe. Wishaka guciye ubusamo, ca mu irembo rifunganye. Ibyo mu gihogere birihuta, ariko ibyo mu irembo rifunganye ni ukuritegereza. Ndagira ngo rero ndangiza nkubwire ibintu 5 byagufasha kuguma mu mugambi w'Imana, hanyuma Imana ikazasohoza ibyo yavuganye nawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uwiteka bagire neza, kuko muri uwo mukurikirana ijambo ryayo. Ibintu 5 ngiye kubikubwira. Ngiye kukubwira ibyapa 5 byo guhagararaho. Burya iyo umuntu yahagaze ku cyapa ategereje bisi, nubwo yatinda nta handi nyura, iyijira mujyana. Ariko uramutse uhagaze muri sansinika atanyurwa, wahahera. Uramutse uhagaze mu ikorosi nta modoka yagutwara, kuko ntihagarara mu ikorosi. Ntabwo Imana ari izahagarara adahagararwa. Ukeneye guhagarara aho Imana ihagarara, kugira ngo nihagusanga isoze ibyo yavuganye nawe. Icyapa cya mbere cyumve neza, abafite amakaramu muzajye mwandika. Icyapa cya mbere ni icyapa bita kwizera. Nimba Imana ivuganye nawe, Bibiliya muri Luka igice cya mbere umurongo wa 45 haravuga ngo, kandi hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Icyapa cyo kwizera. Imana nimba ikubwiye isezerano, ikubwiye umugambi, izere. Icyo ni icyapa ugomba guhagararaho, kuko utizeye ntabwo Imana ishobora kuza ku bantu batizera. Icya kabiri, Aburahamu yizeye Imana. Ziriya ntwari zose zo mu Baheburayo 11 bahagaze ku cyapa bita kwizera. Biragaragara ko Imana yasohoza ibyo yavuganye nabo kandi ikabagira intwari. Icyapa cya kabiri ni icyapa bita gukiranuka. Gukiranuka, nuhagarara mu gukiranuka, Uwiteka ntabwo azakunyuraho. Mu gihe gikwiriye cyagenwe, Uwiteka azasohoza ibyo yavuganye nawe. Urugero rufatika ni urw'umugabo mu Itangiriro bavuga bita Henoki. Yahagaze ku cyapa bita gukiranuka. Imana birayirenga, ikora ikintu gikomeye, iramwimura mu bantu bari batuye iyo si. Iramwimura kubwo guhagarara kuri icyo cyapa. Nababwiye umugabo bita Yosefu yahagaze ku cyapa bita gukiranuka, ahiherereye nta muntu uhari, ahamya Imana ya Isirayeli. Icyabayeho nuko uko gukiranuka kwatumye Imana imukuza mu Egiputa yose. Imana ihabwa icyubahiro. Cyapa cya gatatu ni icyapa bita gutegereza. Nimba Imana yaravuganye nawe, hagarara ku cyapa bita gutegereza, utegereze icyo yavuze. Niyo mpamvu abakuki yavuze ngo ubitegereze ko kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Iki cyapa cyahagazwe n'umugabo bita Dawidi, ategereza icyo Imana yavuganye nawe. Imana iramwimika, ariko kuko itarakuraho Sawuli, asubira mu ishyamba.
ategereza igihe cy'Imana ngo azaza yicare ku bwami. Ntiyateye kudeta nk'abiki gihe, yategereje amasezerano. Gihangaha birantangaza, Imana yiyamusutseho amavuta y'ubwami, yayamusutseho, ariko niyajya kuvuga ngo ubwo nayasutsweho ngiye kumutanga ku ntebe, Sawuli akiyiriho. Ariko uyu munsi umuntu Imana yamubwira ngo iramuzamuye akarwana n'abari basanzweho, ngo ubwo ngo ko batahashyize intebe ngo bicarane. Ibyanditswe byari kutwigisha wigiye iki kuri Dawidi? Nimba uri utera akajagari mu nzu y'Imana kuko ufite isezerano ryo kuzaba uzaba we, ugahita ushaka ngo bibe uwo mwanya. Tegereza. Na Dawidi yarategereje. Imana tugiriye neza, abanyumva murabyumva. Ariko arangije arategereza kugeza igihe Imana yikuriyeho uwo yashyizeho Sawuli. Irangije abona kujya ku ntebe y'ubwami. Uyu ni umugabo wategereje, ndetse yarabihamije muri Zaburi ya 40. Haravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, ngo Uwiteka negera ugutwi yumva gutaka kwanjye, ngo nkura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo, ngo akomeza intambwe zanjye, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, ngo yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, niryo shimwe ry'Imana yacu, ngo benshi bazabireba batinye bitegereze biringire Uwiteka. Arabihamya kuko yarategereje, yarategereje abona umwanya wo kwica Sawuli, ntiyamwica, yanga gukora ku wasizwe. Ariko uyu munsi abantu bava mu masezerano, bariho basebya basizwe. Hari abasizwe n'Imana, ariko abantu urabasuzugura uko ushatse, warangira ngo Imana igusohoreze. Nese izagusohoreza urumva warageze ikirenge mu cya Dawidi? Urakora kudeta ngo uvane umuntu ku ntebe, hanyuma nurangiza nuhagera ubwo utere haleluya ngo amasezerano arasohoye. Ayo nayo wisohoreje, ntabwo ari ay'Imana. Ay'Imana urategereza. Hari abantu bisohoreza amasezerano, barangiza bakavuga yuko ari Imana yasohoje. Umuntu akagenda ngo ni mu yimera icyubahiro ngo Imana ngo yagize iki ikora, kandi inzira yaciye amatari z'Imana. Icyo kintu wajya kureba ugasanga giteye agahinda. Ni gute wavuga ngo Imana ngo yasohoje amasezerano, ibyo waciyemo watanze ruswa? Uwiteka atanga ruswa se? Hoya, wayisohoreje, waciye ubusamo. Hagara ku cyapa cyo gutegereza Imana ibikore, yo nubwo buhamya buzagaragarira abantu ko ari Imana yabikoze, atari wowe wabyikoreye. Yesu ashimwe cyane. Nshuti yanjye unyumva, umva aya magambo nayo ukuri, kandi ni amagambo agukiza, ugarukiraho, uve mu bidatunganye, ugendane n'Imana, ukore ubushake bw'Imana, uyumvire. Hari abibaza ngo gihe numvira Imana. Uyumvira muhuriye he? Kumvira Imana ni ukumvira abo yaremye, ni ukumvira abakuyobora, abayobozi bawe. Ntabwo ushobora kumbwira ko usuzugura abayobozi, baba b'itorero, baba ababyeyi bawe, baba abayobozi b'igihugu, hanyuma nurangiza ngo uvuge ngo urumvira Imana. Se mwahuriye he ngo uyumvire? Niwumvira abo ngaba bakuyobora, nibo bahagarariye Imana, uzaba wumviye Imana. Bibiliya banga ubuyobozi bwose mu bwubahe kuko bwose bwashyizweho n'Imana. Niwubaha ubuyobozi uzaba wubashye Imana yabushyizeho. Niwubaha abayobozi b'itorero uzaba wubashye Imana yo yabahaye amavuta yo kujyaho. Niwubaha ababyeyi bawe uzaba wubashye Imana, kuko n'itegeko ryaravuga ngo wubahe so na nyoko. Ntabwo uzabona Imana ngo uyubaha, ahubwo uzubaha umuntu yaremye. Nshuti yanjye, ibyo byumve neza. Nimba usuzugura umuntu, usuzuguye Imana yamuremye. Imana iduhe kumvira, Imana iduhe imbaraga, Imana idushoboze, itubabarire. Tugeze mu bihe abantu bakora ibintu bigenga. Bibiliya iravuga ngo abantu bazaba ari ibyigenge. Uyu munsi ntawe ugikorwaho, urahugura umuntu akakubwira ngo nanjye ngo Imana ndayize. Hoya, uyu munsi abantu baratinyuka, abakozi b'Imana basizwe. Abatinyutse Mose nuko mudasoma, abatinyutse Mose Miriyamu yarabembye. Ikitangaje nuko ibyo yavugaga byari byo. Yavugaga ko afite umugore w'umunyetiyopiya, kandi niko kuri niwe yarafite, ariko ntabwo ari Mose wabembye, habembye Miriyamu. Nshuti zanjye, nimwubahe. Abayubaha n'ibizubahisha, abayisuzuguriza abasuzugura. Niko ivuze, nicyo yajijije Eli. Nimba nawe uri ukora ibi nk'ibya Eli, nimba uri ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka nk'ibya Eli, agatebo uzajyamo n'aka Eli ntabwo uzajya mu kandi gatebo. Ariko nuyigarukira izakugarukira, nuyubaha izakubahisha. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Cyapa cya 4 ni icyapa bita kwihangana. Ntabwo ushobora gutegereza utihanganye.
Yakobo 1:12 yavuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Mu masezerano duca mu biruhije, amasezerano agucisha mu bikugerageza. Abantu bagiye bageragezwa mu masezerano, amasezerano aragerageza nshuti yanjye. Abasohorejwe amasezerano bagiye bageragezwa, soma Bibiliya. Ariko hahirwa uhagarara ku cyapa cyo kwihangana, uwo niwe uzasohorezwa amasezerano. Nkuko bahagaze ku cyapa cyo kwihangana, nkuko Dawidi yahagaze ku cyapa cyo kwihangana ariko akaba umwami ushimwa, nkuko Yosefu yahagaze ku cyapa cyo kwihangana ariko akaba umuyobozi mu Egiputa. Yarihanganye aca mu rwobo rw'intare, arucamo mu bikomeye kugira ngo agire isezerano ryo kuba uwa gatatu mu ntara 120 z'i Babuloni. Daniyeli yarihanganye, Saduraka, Meshaki na Abedenego ajya mu muriro, ariko Uwiteka amurindiramo. Ibyo ahavana ubutwari bwo kubona akazi muri Babuloni, kandi baragiye banyazwe, bagira igikundiro kuko bahamije Imana ya Isiraheli. Nubwo waca mu muriro ntabwo uzashya, ariko Bibiliya nimba ivuga ngo nuca mu muriro ntuzashya, ariko uzawunyuramo. Nuca mu mazi ntazagutembana, ariko uzayanyuramo. Ibyo uruhunyuramo rero ndagira ngo ubwenge ngo bikiranukemo, ntacyo uzaba, ntabwo uzashya. Uwo muriro ucamo ntabwo uzashya, nimba ukiranuka ugendana n'Imana, nimba ugenda ukora ubushake bwayo. Nuca mu mazi ntazagutembana, nimba ukora ibyo Imana ishaka, nimba ugendana n'Imana, nimba wubaha Imana, ntacyo bizagutwara. Nubwo bakuroga ntibizagufata, ntacyo uzaba, ntacyo bazagutwara, ntuzahungabana, ntuzagwa hasi, nimba ukiranuka uhagaze kuri icyo cyapa. Nshuti yanjye, Yobu yarihanganye. Bibiliya ivuga ngo muzi iby'Imana iheruka kumugirira. Yobu 42 yaravuze ngo nzi ko ushobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Ndagira ngo nkubwire iri jambo, nta cyarogoya umugambi w'Imana, ariko wowe ubwawe wawirogoreye. Wowe umugambi w'Imana wawurogoya. Reka kurogoya umugambi w'Imana, nta kindi cyarogoya umugambi w'Imana. Ni wewe wenyine wakwivana mu mugambi w'Imana. Imana itugiriye neza. Icyapa cya 5 ndangiza, ni icyapa cyo guca bugufi. Iki cyapa cyo guca bugufi ndagira nkubwire ukuntu ari cyiza kugihagararaho. Imigani 22:4 haravuga ngo wicisha bugufa kubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Ndahamya ko ibi bintu bitatu nta kindi wakenera mu buzima bwawe kidakubiye muri ibi bitatu, bizanwa no guhagarara ku cyapa bita guca bugufi. Nshuti yanjye, urashaka gukira, igisubizo nakikuzaniye ni ukwicisha bugufi no kubaha Uwiteka. Urashaka kubahwa, icyubahiro cy'Imana ngo ikigusige, kwicisha bugufi no kubaha Uwiteka nicyo gisubizo. Hagarara kuri icyo cyapa cyo guca bugufi, uzakira kandi uzagira ubutunzi bw'Uwiteka. Hagarara kuri icyo cyapa, hagarara kuri icyo cyapa cyo guca bugufi no kubaha Uwiteka, ntabwo igisuzuguro kizakuvaho. Hagarara kuri icyo cyapa cyo guca bugufi no kubaha Uwiteka, uzabona ubugingo buhoraho. Ibindi byose biri hirya y'ibyo, ibindi byose bagutekinika ngo urabona ubukire. Nimba udahagaze kuri icyo cyapa ukaba uhagaze hirya yacyo, nimba uhagaze ku cyapa cyo kwishyira hejuru, nubwo bagushyiraho ibiganza n'ibirenge ngo baragusengera, ntabyo uzabona. Amahame y'Imana ava mu guhagarara ku cyapa cyo guca bugufi no kubaha Uwiteka. Hari abirirwa bavuga ngo musengera nzabona ubukire. Ntabwo ubukire buzanwa nuko bagusengeye, buzanwa nuko uciye bugufi ukubaha Uwiteka. Hanyuma y'ibyo ugihagaze kuri icyo cyapa bakagusengera, kuko Bibiliya ivuga ngo dusabirane. Ariko cyambere uba wowe wabyikoreye, hanyuma abantu ababiri barutumwe tugasabirana. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo dusengerane, yaravuze ngo dusabirane. Gusenga nuko umuntu, kuko ari ibiryo nabikubwiye. Imana iguha umugisha kuri ibyo byapa 5. Ndakwinginze ngo umutima wawe utekereze neza, ni ikihe cyapa udahagazeho, kugira ngo utegereze iby'Imana yavuganye nawe, kugira ngo utegereze umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kugira ngo utegereze isezerano Imana yagusezeranije. Nari nguhaye uburyo aho wahagarara. Ibyo byapa 5 bizirikane. Uhagarare ku cyapa bita kwizera.
nk'uko Aburahamu yagihagazeho igasoza ibyo yavuze. Uhagarare ku cyapa bita gukiranuka nk'uko yagihagazeho Yosefu agasorezwa ibyo yarose, iby'Imana yavuganye nawe. Uhagarare ku cyapa bita gutegereza nk'uko yategereje Dawidi, Imana ikamugira umwami nk'uko yari yabimusezeranyije. Uhagarare ku cyapa bita kwihangana nk'uko Yobu yihanganye, Imana ikamugirira neza. Kuri icyo cyapa ntuhagarara kuri ibyo byapa bitanu, Uwiteka uzamubona kandi azasoza ibyo yavuganye nawe. Mana ibahe umugisha, Mana ibagiriye neza. Icyo nkwifurije uyu mwaka utararangira, tangira kumva Imana muri wowe, utangiye kuyigarukira. Uvuga ko atari umunyabyaha bahise Imana inyabinyoma. Ntiturageraho umwanzi atarasa imyambi, ariko Imana ntabwo ivuga ngo wirashishe, ahubwo nimba wararashwe utarirashishije uyu munsi ugarukiraho. Nimba waranirashishije utakambira Imana ya Isirayeli, kuko niwe bwo byatukura tukutuka ibihindura nka shelegi, nubwo byatukura tukutuka ibihindura nk'ubwoya bw'intama, nubwo byatukura tukutuka ibihindura nk'urubura. Imana iravuga ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Muri Yesaya 1:16 akavuga ngo nimwiboneze, mukarabe, mukureho imyanda, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, ngo mwige gukora neza, mureke gukora nabi. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ndakwifuriza gukizwa uyu mwaka wa 2020 ukinjira mu masezerano yawe. Ndakwifuriza guhagarara kuri ibi byapa bitanu ugategereza Imana, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Iryo yavuze kwa Mariya nubwo ryagaragaraga abantu ko ritashoboka, ariko Imana yararikoze. Imana yarabashije gusoza isezerano rya Mariya akabyara nta mugabo. Nta kindi cyayinanira nshuti yanjye izere. Kwizera kwa Mariya kurakomeye. Yizeye ibidashobokera abana b'abantu, ariko ku Mana kuko bishoboka birangije irabikora. Iyo yakoze ibyo Mariya akabyara nta mugabo, ntabwo yananirwa iyo nzu yakwemereye ari ibyondo amatafari. Iyo yakoze ibya Mariya ntabwo yananirwa iyo modoka ushaka yakubwiye. Iriya yakoze ibya Mariya ntabwo yananirwa kuguhera ubwenge abana wayisabye. Ntabwo iriya yakoze ibya Mariya yananirwa ibyo byawe, ahubwo wowe izere nk'uko Mariya yizeye, urabona igitangaza cy'Imana. Ndagira ngo nshuti yanjye, hanyuma dusoza, wowe waba unkurikiye ukaba wumva utsinzwe mu mutima wawe, usubiremo aya magambo, kandi ndazi neza ko nuyavuga uyakuye ku mutima, kuko yabwiye Abayuda ngo nimunshakane umutima wanyu wose muzambona. Yavuze ngo muzagenda musenga nanjye nzabumvira, muzashaka mumbone nimunshakane umutima wanyu wose. Imana irashaka ko tuyishakana umutima. Hari abantu birukansa imisozi bayishakana ibirenge, ntabwo ari byo yavuze. Genda iyo misozi ari kwishakana umutima, wijya kwishakisha ibirenge, ntabwo ibirenge ntibyitayeho. Genda uyishakisha umutima. Imana irashaka ko mu rusengero uzana umutima, ntabwo ishaka kwizana body. Imana irashaka umutima mu ntebe, ntabwo ishakamo ikibuno. Imana irashaka umuntu w'imbere mu nzu yayo, ntabwo ishaka umuntu w'inyuma, si wifitanye ikibazo nawe. Imana ibahe umugisha ubyumva. Nimba rero turi kumwe ukaba utsinzwe n'iri jambo, ukaba wumva umugambi w'Imana wari waragiye kure y'umugambi w'Imana, ukava mu mugambi w'Imana bigatuma umugambi w'Imana udasohora, ariko ukaba wongeye ijambo rikugaruye kumva aya magambo, ndagira ngo ngufashe gusenga. Ndagira ngo ngufashe gusenga ugarukira Imana, nayo izakugarukira. Kandi uzamenya yuko iri jambo ryakubatuye. Numara kugarukira Imana, uzamenya yuko ijambo ryakubatuye ubwo Imana izasoza ibyo yavuganye nawe. Ndagira ngo usubiremo aya magambo. Nimba utsinzwe mu mutima wawe ukaba ushaka ko Imana uyigarukira nawe ikakugarukira, hanyuma mukakomezanya urugendo, Uwiteka arabikora kuko areba mu mutima. Uvuge ngo Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, nsinzwe n'ijambo ryawe, ndatsinzwe mu mutima wanjye kuko sinagendanye nawe uko bikwiriye. Ntabwo nakubashye, nakoze ibyangwa n'amaso yawe. Ntabwo nakoze ubushake bwawe, nakoze ubwanjye. Ibyo byose byatumye amasezerano yanjye ahagarara, ariko numvise inkuru nziza kutajya wicuza kandi kutajya ubeshya, kuko ugarukiye nawe umugarukira ugakomezanya nawe mu masezerano,
kandi ibyo wamugambiriyeho bigasohora, nk'uko Abisirayeli iyo bagarukaga wakomezanyaga nabo kandi bagakomeza ukabaha igihugu. Nanjye niko nizeye yuko nkugarukiye, kandi nkugarukiye mu mutima wanjye naryarya, naracumuye, nakoze ibyangwa n'amaso yawe, ariko uyu munsi mfashe icyemezo cyo gukaraba, kuko agaciro k'amaraso y'umwana wawe ndakumvise. Amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo nanyeze antunganye, kugira ngo ngaruke imbere yawe ndi uwera, maze ugendane nanjye, kuko ugendana nabera, kuko uri Imana yera. Urakoze kumbabariye, kandi icyo ngusabye umpa imbaraga noneho zo kuguma mu mugambi wawe, sinzongere kugucika, ahubwo nzagumane nawe iteka. Urakoze kubw'ijambo ryawe wantumyeho umukozi wawe. Cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Reka mbasengere mwebwe mumaze mu mutima kuba mwemerera Imana ya Isirayeli hari icyo igiye gukora mu buzima bwanyu, kandi 2020 mugiye kubona Imana bundi bushya, kuko muyigarukiye nayo irabagarukiye, kandi zasohoza ibyo yavuganye namwe. Muhumure, Yesu ari kumwe namwe kandi azababera amaso. Data, mu izina rya Yesu, iri ni ijambo ryawe wampaye kugeza ku bantu bawe. Abaryumvise mu mitima yabo urababonye, baciye bugufi imbere yawe. Mana, ndabasabiye mu izina rya Yesu, kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kw'imbabazi kubakoreho. Imbabazi zawe zihoraho iteka ryose zibabere nk'ikoti bambara, nk'uko wavuze ngo imbabazi zawe zihoraho iteka ryose ubibwira umugaragu wawe Dawidi. Imbabazi zawe zibahoreho iteka ryose n'imiryango yabo. Ndabasabiye ngo uyu mwaka 2020 ubwo bamaze kukwemerera, bakaba bagarutse mu mugambi wawe, bakaba bagarutse mu masezerano bari baravuyemo, Uwiteka ugaragaza ikimenyetso kuri bo, bamenye ko ijambo ryawe ari ukuri, bamenye ko ijambo ryawe ari ubuzima, bamenye ko ijambo ryawe risohora, bamenye ko ijambo ryawe rikora ibitangaza, bamenye ko ijambo ryawe ari ukuri utabeshya. Mwami Yesu, ndagushimye kubw'uyu mwanya wanyemereye, ngushimye kubwa Mwuka Wera wabanye nanjye akanshoboza, kandi ndagushimye ko aba bantu hari igitangazo ugiye kubakorera bumvise iri jambo, n'abazakomeza kuryumva nyagora ku ngoma, bagakomeza kugenda bumvira. Mana, uzabane nabo, kandi uhereye uyu munsi n'iteka ryose ntihazagira uzimira muri bo, ahubwo bazabona ubugingo buhoraho. Uko niko mbasabiye nanjye nisabira. Urakoze Yesu Kristo, ni mu izina ryawe mbisabye nizeye. Amen.